Bantu banjye turagarutse mu biganiro tugenda tubagezaho, murabizi ko ari ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bigenda bibafasha. Uyu munsi noneho tugarutse mu kiganiro ngira ngo nk'uko ngenda mbibabwira, kijyanye na kiri geographique, ngira ngo kijyanye n'imiterere y'isi, kijyanye n'uburyo isi yagiye yirema. Tugiye noneho kureba ibihugu bitoya muri ino si bishobora kuba bibaho, bito bishoboka, bitoya rwose. Igihugu ushobora gusanga ari nk'umudugudu, igihugu ugasanga ni nk'akagari, igihugu ugasanga ni nk'umurenge. Ubwo ngubwo nibyo ngira ngo tugaruka, ariko ngira ngo turi buze gusanga ahanini ari ibihugu byo mu mazi, bya bihugu biba byarasigaye byitendetse mu mazi, hahandi ugera rwose wambutse ubwato cyane. Tugiye kubireba turaza wenda gusangamo, ese u Rwanda narwo rurimo muri ibyo bihugu 10 bitoya? U Rwanda rurimo? Ese rwaba rutarimo kuko wenda bazanyemo ibirwa cyane, kandi nabyo kuko akaba ari ibihugu? U Rwanda reka turebe ngo ruri ku mwanya wa kangahe mu bihugu 10 tugiye kureba, nk'uko na za Gambia tuzi ko ari ntoya nazo wenda hari igihe zaza kuzamo. Ubwo turabikesha kino kinyamakuru n'ubundi, niba u Rwanda turusangamo, niba Gambia tuyisangamo, niba dusangamo ibirwa bya Maurice, nibyo tugiye kureba. Top 10 y'ibihugu 10 bitoya, smallest countries, ibihugu 10. Tugiye guhera ku cya 10 dusoreze ku cya mbere. Turihuta cyane ntabwo turi butinde. Turahera ku gihugu cya 10. Igihugu cya 10 bacyita Malta cyangwa ni igihugu n'ubundi giherereye Central Mediterranean Sea, hariya n'ubundi rwagati mu nyanja ya Mediterane, ngira ngo kiri no kuri kote hari ya African Plate. Ubwo n'ubundi ni mu mujyi wa Valletta, kikaba gihagaze ku birometero kare 316. Icyo ni igihugu ngira ngo cya 10 gitoya, bita Malta. Ubwo turajya ku mwanya wa 9. Turazanga igihugu cya Maldives, hariya mu murwa wa Mel. Kikaba ari igihugu giherereye mu majyaruguru y'inyanja y'Ubuhinde. Kikaba gihagaze cyangwa se kirambaraye kuri kilometero kare 300. Tuzi cyane turahita tujya ku mwanya wa 8. Umwanya wa 8 turazanga igihugu cya St. Kitts and Nevis, hariya n'ubundi mu murwa mukuru wa Basseterre, mu majyaruguru y'Amerika, n'ubundi hariya mu birwa bya Caraïbes, Caribbean Sea. Akaba ari igihugu kirambaraye ku birometero kare 261 kabisa. 261 niho iki nacyo gihagazeho. Ku mwanya wa 7 turazanga Marshall Island, hariya mu murwa mukuru wa Majuro. Ubwo ngubwo ni mu burengerazuba bw'inyanja ya Pacifique. Iyi Marshall Island n'ubundi urumva ni bya birwa hanini. Ubwo akaba ari igihugu gihagaze kuri kilometero kare 181. Umwanya wa 6 turazanga igihugu cya
Liechtenstein mu murwa wa Vaduz. Umurwa wa Vaduz akaba ari igihugu giherereye hagati neza hariya muri Europe, hagati mu Burayi n'ubundi. Akaba ari igihugu gihagaze ku birometero kare 160. Ubwo bitanu tubivuyeho harabura ibindi bitanu, ubwo tugeze muri top 5. Muri top 5 niho tugeze. Uribaza ngo ko noneho turasangamo ibihe bihugu? Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya San Marino. Igihugu cya San Marino n'ubundi mu murwa mukuru n'ubundi nawo wa San Marino akaba ari igihugu giherereye mu majyepfo y'Uburayi. Akaba ari igihugu gihagaze ku birometero kare 61. Umwanya wa kane turahasanga igihugu cya Tuvalu, ari mu murwa mukuru wa Funafuti mu nyanja ya Pacifique. Nacyo akaba ari igihugu gihagaze ku birometero kare 26. Bihuse cyane. Umwanya wa gatatu turahasanga igihugu cya Nauru mu murwa mukuru n'ubundi wa Yaren District. Ubwo n'ubundi ni mu burengerazuba bw'inyanja ya Pacifique. Gerago cyenda wumva ko ahanini ari ibirwa ari twa dutaka twasigaye turumbaritsemo hariya mu mazi. Kugerayo bigusaba n'ubundi koga cyane, kuba uzi koga uzi koga nk'ifi cyangwa bya bindi n'ubundi byibera mu mazi, kuko n'ubundi ugiye kubanga uroga ntago wagaruka. Ubwo n'ubundi icyo gihugu cya Nauru n'ubundi nacyo kikaba gihagaze ku birometero kare 21. Umwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Monaco ngira ngo murayizi yo mu Bufaransa, murayizi n'amakipe yitwa Monaco, murayazi abantu babikurikira. N'ubundi umurwa mukuru nabo bita Monaco. Ngira ngo aka gahugu gashobora kuba ari agahugu k'Ubufaransa, n'ubundi gashobora kuba ari agahugu k'Ubufaransa barakafashe cyangwa se baragakoranije, niba mbyibuka mu mateka. Aka gahugu gashobora kuba ari ak'Ubufaransa, kakaba kibereye n'ubundi hagati mu Bufaransa, nk'uko tujya tubona ngo niba ari za Lesotho, hariya buriya buhugu buri akaba ari ubuhugu buri mu gihugu. Biriya bihugu biri hariya muri South Africa, biriya bihugu biri muri South Africa mo hagati rwagati, ariko nabyo ubwabyo akaba ari ibihugu. Urebye abari nk'abantu bagiye barwanira buriya bwigenge bikarangira wenda babuhawe, cyangwa se bikarangira bavuze bati n'undi mugende mwigenge mukora agacu kanyu, bakabemerera. Ubwo ni Monaco ngira ngo niko imeze, nayo ni igihugu ubwacyo. N'undi umurwa mukuru nawo ni Monaco City, kuko n'ubundi ni gato cyane, kuko gahagaze ku birometero kare 2. Ubwo tugeze ku mwanya wa mbere muri umva hari iki gihugu. Umwanya wa mbere kuko turasangaho iki gihugu giherereye, gifite umujyi witwa ngo iki, kiri ku birometero kare bingahe? Ibyo ni ibintu ushobora kwibaza, ni ibintu rwose ushobora gusanga wenda binatangaje ku buryo wenda umuntu atakekaga. Mwawumenye umwanya wa mbere ni igihugu cya Vatikani. Igihugu cya Vatikani nicyo kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu
bidahagije mu bihugu bitoya, ariko igihugu gishobora kuba kinateye imbere, igihugu kivugwa cyane, igihugu gisurwa cyane, igihugu kirimo amafaranga menshi, igihugu kiberamo ibintu byinshi rwose. Vatican ngira ngo ni nka kiliziya ni nka kiliziya ubwacyo, ni igihugu ariko kimeze n'undi ubwo nka kiliziya, kuko niho hantu hapa abari, niho hantu haba hari abakatolike benshi. Ngira ngo hafi igihugu cyose, ngira ngo ugiye gushakishamo abantu batari abakirisitu gatolika ushobora gusanga ari bake cyane, ari babandi n'undi banze kujyayo, ariko bakaba bikundira umujyi wa Vatican. Iki gihugu n'ubundi umurwa mukuru wacyo akaba ari Vatican City, kuko n'ubundi ni igihugu gito cyane, kikaba giherereye hariya mu majyepfo y'Uburayi, kikaba kiri kuri kilometero kare nako ni kilometero kare, nari mvuze metero, kilometero kare 0.44, 0.44. Nicyo gihugu cya mbere gitoya ku isi, nicyo gihugu gito bishoboka rwose, gifite ubunini budahagije ariko igihugu gikaze cyane, ngira ngo gifatirwamo ibyemezo, gifatirwamo amategeko, gifatirwamo gishobora kuba kwanza kiberamo ibintu, hashobora gufatirwamo imyanzuro iri bugere ku isi yose, ndetse biranaba ngira ngo katolike iri no mu madini ngira ngo akomeye cyane, agakurikirwa na isilamu, ariko ngira ngo hari nashyiraga umwanya w'imbere, kuko irimo kugenda inigarurira n'abayisilamu bagenda bunga ubumwe. Ngira ngo abaporotesita nabo bunze ubumwe, uvuga ngo n'ubundi baraba bafite ibi byose tubibuze kubera Vatican City. Ubutaha ubwo ngubwo muri mu comment n'undi mujye mukomeza mutubwire ubutaha turabaha iki, ubutaha turavuga kuki. Ibintu byondeze mugenda mwifuza nibyo tuzagenda tugarukaho. Mushobora kuba mwatubaza muti ibihugu noneho bitoya ariko ukuyemo ibihugu byo mu mazi, ibihugu by'ibirwa ni ibihe, tugahita tubivugaho. Ushobora kutubaza uti ibihugu binini bya mbere ni ibihe, nk'uko mubizi ko ari Uburusiya. Ibyo tukamenya ngo tugiye kubivugaho. Ni ibintu byinshi muzagenda mubona, ibintu byinshi tuzagenda tubaha, kandi ngira ngo muri inshuti zacu zakadasohoka, mujye musharinga bino bintu, musubscribinge, mukore ibishoboka byose kugira ngo bino bintu bigere kure, kuko ni ibintu byiza, ni ibintu birenze cyane. Noneho ubwo reka duhure ubutaha. Ciao, assalamu shalom. Imana ikomeze ibarinde, ibahezagire, kandi urukundo rukomeze ruganze muri mwe, urukundo rubazamukamo, urukundo rwose, mukundane nk'uko umwami yadukunze, akanabidutoza, akabidutegeka, akajya atwigisha agazengereje avuga ati dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa aho ngaho hejuru. Ingoma yawe niganze, niyogere hose, niganze, kandi udukize ibicumuro byacu, nk'uko ngo natwe tubarira baducumuyeho. Wenda nubwo ibyo nabyo ni ibintu tuzajya tuvugaho mu mateka cyangwa se mu bigezweho. Iryo zengerejo ngira ngo bararivugure nubwo wenda bitaragera ku isi. Hari abantu bavuze ngo tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Hariya bazahakosore, nanjye ntabwo nahumvaga neza, ngo nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, kandi ino si rwose ntitubabarira. Ino si ubona ko imbabazi kuzitanga bigoye, uretse umwami watwitangiye akatugirira imbabazi. Hari abazahakosore wenda bavuge bati tugirire imbabazi, ariko bagire